Reka nkwereke ibintu bitatu waheraho niba ushaka gutangira skin care. Icya mbere, cleanser nziza niho ruzingiye. Buriya aya bar soap yandi bakoresha mu maso akunze kuba afite pH iri hejuru ku buryo iyo zikarabye zigenda zikamaraho ya mavuta yose ari karemano, ku buryo bituma uruhu rwawe rwuma, bigatuma uruhu nanone rwongera rugakora andi mavuta menshi yo gusimbura ya yandi, ubundi ukisanga warwaye ibiheri. Icya kabiri ukeneye ni amavuta ajyanye na skin type yawe. Niba utazi skin type yawe, hari video nakoze kuri YouTube yacu wagenda ukayireba. Amavuta ajyanye na skin type yawe naho niho ruzingiye. Waba ufite oil skin nabwo ukenera moisturizer, kuko iyo amavuta utari kuyakoresha uruhu rukuma, bituma nanone umubiri ukora ugasanga urwaye ibiheri nanone. Ikindi ukeneye ni sunscreen. Sunscreen kutayikoresha ni ibibazo. Ubundi ibibazo dukunze guhura nabyo by'uruhu 80% usanga tubiterwa no kutirinda izuba. Kuzana amabara ku ruhu, urugero biterwa nuko iyo izuba rigutwitse umubiri ukora melanine nyinshi ziza guhangana na rya zuba, ukisanga wasigaranye amabara ku ruhu. Noneho uko imyaka igenda iba myinshi utirinda izuba, bikaba ibindi. Kandi iyo wazanye amabara ku ruhu, kuyakuraho biragorana. So ibyo bitatu nibyo by'ingenzi. Urambwira niba uri hejuru ya 25, umbwire muri comment ati part 2 nzakore part 2 ivuga kuri anti-aging skin care.